abasigaye mushyike mu byimbo byanyu. Bashyitsi beza bakoze kurumuka kugira ngo gutebuka ukuri muraberewe n'imihama cyane. Data wacu bari kumeye turashimira abana bawe izina ryawe ry'icyubahiro tuje hano mu bukwe bw'abana bacu turakwinginze ngo ube muri iyi nzu kandi buri muntu wese waje hano akugirire umugisha byose bikomeze gukorwa neza no muri gahunda mu izina rya Yesu. Amen. Amashyi menshi cyane ku Mana yacu. Hejuru hano turambukuze hano nanakuramutse hano n'abashyitsi bamuzanye nubwo turi muri iyi sare muri abadizihiwe nziza Yesu ahimbazwe Yesu nari ntangiye mvuga nti hano turi muri iyi sare twateguye usanze turi mu gitaramo cy'umuryango wa Kimana n'abitwa Jean Marie Vianney ku itariki 24 z'ukwezi kwa kane mu mwaka wa 2025 tujya gahunda y'umuryango wa Kimana tugaterana dutya umuryango wagutse umuryango mugari umuryango uturuka mu karere ka Muhanga umurenge wa Muhanga uko duteraniye hano igitaramo kiba kigendeye kugira ngo tuganire n'umuryango wacu mugari urutonde rw'ibyo tuba twashyizeho twiga nk'ibanga ryacu buri wese akahabwa
akagira icyo avuga, idufasha nk'umuryango tugashima Imana dutaramye tukishima. Muri ubwo buryo dusanze rero turi muri iyo gahunda, ariko kandi tukaba twari tuzi ko muzatugenderera ku itariki navuze haruguru, tukabitegura tuzi ko muzaza. Umuryango wacu rero tugira gahunda yo kwakira abashyitsi b'imena batugendereye n'umuco wacu. Reka tubakire mbere y'uko dutarabana. Murakoze cyane. Kavaneho gukoma. Natangiye kugira amazi. Bagiye bitazo. Arasoma bageze. Mwandikiye ubu. Sawa sawa. Uretse so. Ni bavuga se. Kajya mu bizo kudusha muri kare. Ayo makinamba mbere y'abasaza beza, natubongera amashyi menshi cyane yo gufaya umuryango mwiza. Ni amaraso yanjye. Cyane rwose. Urabona. Ni umutobe udasimbuye kandi uryoshye. Se umutobe. Umutobe udasimbuye kandi uryoshye ko dukoresha abandi basitse bose wa karindwi. Karame Materano makuse yagenze neza. yagenze neza cyane, niyo mpamvu navuga ko ku ngingo nayo yari iriho twiga ko byagenze neza, tukishima tugashima n'Imana yacu. Umusaruro se natsindiye kuri gangana. Umusaruro ntabwo bidutsinda. Ari ibirundo n'umusaruro byose twaratsinze. Mwabishi. Byiza cyane. Natwe twagize amateraniro makuru meza. Ubwo nuko Twagenze neza twishima Imana. Tukaba rero twishimiye kuba tugezemo n'umuryango wacu. yego Nyuma y'ibihe byiza tuvuyemo. yego rwose. Tukaba rero twanezerewe ukuntu mwatwakiriye, ukuntu dusanze abantu beza mwateguye no kutwakira. Twanezerewe. Baguha amashyi rwose. Ndabanza gusome ndacyafite inyota. Oya nibyo rwose, aho Iyo umuntu afite inyota ntabwo avuga ngo yumvikane. Byari aracyari amakaza. aracyari. Uragihanganira turaba tuganira n'abandi bose. Ahubwo n'abantu bazanye twavuze ngo babakire. Si umugabo twazanye bamuzi. Umugabo natwibwire. Kiza n'iki Yego. burya mutaha nahoze numva umurisho biriya mama umurisho umeze neza cyane Rwose. hamwe naho bukera naza najya kwizihirwa kandi nabibonye kare Basanzwe bimeze neza. neza cyane. Ubwo nuko. Reka nze gusaba ababishinzwe kugira ngo baze kubahiriza itegeko rya data. Data yagize ati bose ababonye twumva natwe tubabone barimo barama. Ubwo ndabara abikambere kuza kudufasha kugira ngo buri muntu wese aze kugerwaho n'akamanura-vumbi. Nze gusaba umukaraza mwiza kugira ngo azamure umurya mwiza w'inanga, asigaye dukomeze tutarame. Kuko burya nari nanze kugira icyo mvuga. Nanyoye jyenyine kabara tuzanye barandeba. Ariko nk'uko umuhuza w'amagambo yavuze nigeze
kuyivuga ahubwo sinzi impamvu itajya mu bikorwa. niyo mpamvu nategereje twaza gusubiranayo ntabwo basoma n'abandi badasoma. twasubiranayo nkavuga iki muri make Imana yakoze bimeze neza. nicyo nakubwiraga ko mu byaduteranije turimo dushima n'Imana yacu ko umuntu yaduhaye imvura mu gihe gikwiriye kandi ikatugirira akamaro. ibyo rwose twe turashima Imana. umuryango wa Rwabuze Isoni waduhaye uyu ni umuvinyo iwacu hari i Nyanza kubera iterambere ryahageze mbere kubera abazungu mu cyiciro cy'umuco umuvinyo rwose akaba yambwira ati rero ukihagera njye n'abo twazanye rwose iri turo ndaryita ituro, hari abaryita intwererano ariko ngenda ryita ituro. ntabwo nabyita kubatwerera kuko nzi ko mwihagije. yambwira ati urishyikirize umuryango wa Akimana hanyuma ubashe kwishimana muri ibyo birori. ndagira ngo rero bashyikirize uyu muvinyo. ni umuvinyo uryoshye cyane. intego y'iwacu bayizi iyo uhagenda kenshi Nyanza ku cyicaro cy'umuco tujya turagenda cyane. urumva ko twiga neza cyane rwose ntabwo ubwo rero iri ni ituro tubatuye kugira ngo rijye muri ibi bivinyo mwateguye kugira ngo ibintu byacu birusheho kugenda neza. murakoze cyane. roho amashyi uwo muvinyo uziherere ibirori birangiye utumire inshuti zawe upfunde rero hariya bahari abagabo mwabonye bakubise ngo mu bitugu kandi harakunda nabonye tuzasangira. hari abagabo hariya nabonye tujya dusanga uriya muvinyo niyo mpamvu bawuze muri ibirori birangira muziherere musomere. murakoze cyane. ariko ntaricara iyo ntaza no kubakiriza kuri gahunda agira ngo usabe niba ndabizi muri gahunda nyinshi niba natwe mwadushyira kuri agenda mu kizungu niko babyita atari kuri gahunda y'ibyo mwari kwiga ku gitaramo cyacu cyanyu ariko cyacu ukaza kuduha ijambo natwe tukagira icyo tuvuga. nanze guhita mvuga ijambo kugira ngo ntavunda muri gahunda ntabanze kwisabira uburenganzira. umva rwose usabira hano nigeze kumbwira ko kuri uyu munsi twari dufite urutonde rw'ingingo turi bwige cyangwa se tubigireho kandi zose tukazibarira ibisubizo. ku bw'ibyo reka tugushyire ku ngingo ya mbere. mva muko batamu muri furagisi turabashimiye cyane ariko ijambo tugiye kubabwira n'ubu ugasanga ari kuri cyane ndizera ko n'igisoza musanga aho kumureba mwere mfasha ariko ubutaha uyu mukobwa uzawushakira umunsi uzabirinde muri ubutaha rero mutwaze yasigaye twengaga agapfundikira akagira gute hafi akazi kenshi ariko ahubwo ndahamagara muri umuntu nawe amufasha. icyo gitekerezo ni cyiza urakoze kunkemura. ubuki rero uyu muvinyo yose ni ibiryo
eno muvinyo twenga tugira imizabibu hano handitseho mu gifaransa handitse muri haze rouge red red no muvinyo twenga Nyanza nyine twabyanditse ku zungu kubera ntabwo twabishikanye Nyanza n'ibira kubera twateye imbere cyane tujyanira ku zungu ariko muvinyo muvinyo ni rero iyi muvinyo rero ndashaka tusangiza aherekeje kuri kubaza turasangira niba uryoshye niho mvuga ijambo ryanjye n'ubugaya ndaza turaza n'ubundi kugeza igihe ubwira uti kugeza igihe nemereye wemereye ndashaka waje wikwishyura biragaragaza abantu tuvuga ibwami nuko twabizi nta kibazo nta miheha nazanye ntayo nazanye se nazanye yitwaje n'imiheha koko barabyumva abanyagikari abanyagikari barabyumva uretse gufungura banze tubone siko bagize ngo naje yitwaje ntabwo bagomba kwitwaza bitwaje rero ariko buriya barayizi kuko bari byinshi arabizi ahubwo bamuzeho gatoya ahantu habaye ibyo bavuga batuye umukobwa yapfundikiraga ibintu n'ibindi yabuze byibabugire kandi kwitega umushyitsi ntabwo byari ikintu cyoroha ni nka biriya byacu byambayeho birabirusha agaragara ziba ntacyo bize biga ntabibonye rwose igihugu cy'abantu ukemo gakeya ariko hari igihe atawushima nawushima ni umwe bamusogoze ariko kwita ku muryango oya urabansogoye niko bamutse ubundi baraza bakihumuriza ukihumuriza ukumva inyumba z'isi wese warangiza amashyi menshi cyane mwana we erega nimwongere kubuzirikana muha amashyi menshi cyane abasaza musaza tw'ibyogera uretse kurikirana numvira umuntu inama aho ntiyavuga ndabizi turabizi umve kuko ijambo hanyuma uza tubura ijambo tujya duhuriraho abahengera ntabwo ari bugaya ndabizi ni wa wundi urutse kubaho cyane urengetse urengetse koko uyu muvinyo igihe uza kumusura ni wa wundi twasanze uriya mugabo turasangira n'inshuti yanjye aho umuryango wahojeje ibiganza bakamuha amashyi menshi cyane umusaza yatwaye imvura byari gutanga ujya uyu muvinyo rwose ukwiye ijambo yaba ijambo wowe uvugirwa ijambo none atuwe hano iki cyadushimishije kiruta ibindi ni uburyo twasanze imbaga y'abantu bose hano biteguye kutwakira cyane tukaba rero tubishima cyane kuko rero natangiye kubivuga kare bisubiremo twaje tuva i Nyanza karere ka Nyanza umurenge wa Kigoma benshi barahazi kuri kaburimbo n'uturutse umuryango wa Rwabuze Isoni Satani twavuga kuza turi benshi ariko kubera ko amateraniro makuru agikomeza hari abasigaye twitorera itsinda rirashimishije twitora itsinda rigana gutya abagize batuba abandi turababwira mukomeze amateraniro makuru ubwo nidutaha kugira ubutumwa bw'ubwiza niyo mpamvu rero tubona tungana mu cyago n'umuryango wa Rwabuze Isoni turi umuryango munini cyane twerekeza ko ntabwo ari ukwakira rero muvandimwe Fasi mu minsi yashize uribuka ko twaje umuryango wa Kimana tukaza ariko turi itsinda ritoya twari abantu bake harabona hasanze ndi gukorera hariya turaza tubagezaho ijambo ryari tuzanye icyo
kandi ko urukundo rukomeje kugenda rwiyongera, ko hari abana twabyaye b'abahungu kandi tukamenya ko namwe mufite abakobwa. Icyo gihe rero tuza mu muryango wanyu, twari mu gitaramo turavuga tuti hari abakobwa mwadushyingiye babaye abagore turi babereke, twazanye nari kubikubaza wabiteguye bari buze kugusuhuza, twazanye yego, ntabwo nari kubasiga kuko nabo bari bakumbuye kuza kugusuhuza bose. nuko tuza dusaba inka y'Ifatarembo ko bimeze, ndetse twasize yiherekeje, murabyishimira ko twasanze ari umuco wanyu, cyane cyane ko mwagiye mudushyingiye igihe kinini cyane, twaje dufite amakuru, niyo mpamvu twaje twiteguye icyo gihe. Ariko igihe mu magambo twavuganye twavuze ko tugiye ariko tuzagaruka cyane rwose. uno munsi rero tukaba twagarutse, kuko iyo umuntu afashe irembo bakarimuha, ikiba gisigaye agaruka aje kubasaba umugeni. Iyo atagarutse za nka z'Ifatarembo murazisubiza, ababaye sendataze ihembo tuba twarimo haza undi akamujyana. Turavuga turere twebwe ntabwo turi ba sendataze, ubu twaje uno munsi rero icyatuzanye rero itsinda ryose twaje gusubukura aho twari tugereje, tuje kugira ngo tubasabe umugeni. Ijambo ry'uno munsi ryanzanye n'abo twazanye, twaje tuje kubasaba umugeni. Murakoze. ababyumvise abanyamuryango, nziza jambo rimwe gusaba iki wivuga n'amata kugera hasi ingaze mumera amashyi. Rero ntabwo usubire mu byo yavuze, kuko niko kuri, kandi ukuri kurakenewe muri iki gihe, kuvugisha ukuri kw'ibintu byari bimeze tutanabicumuyemo. Yaraje koko azana intumwa iturutse mu muryango, baraza iwacu tugira amarembo menshi, ariko muri aya marembo nk'uko yavuze yasabye irembo ry'inka ry'umukwe ry'inka rigasohoka umugeni. Turamwemerera tugirana amasezerano y'uko ku itariki ya 20 y'ukwezi kwa Kanama muri uyu mwaka tuzahamagara umuryango wagutse, umuryango mugari, tugaterana ahantu twateguye, akaza gusoma umugeni. Niyo masezerano twagiranye, ariko sijya gutanga umugeni. Kandi n'abanyamuryango ugiye kubabaza hano, hari ba se wabo, nicyo cyatumye tukavuga duteranye umuryango mugari wagutse, ba nyirasenge, nibaramuka babyemeye bakakwemera ko usaba umugeni, bakakwemera ko hari, bagakomeza ijambo. Kuba turafite n'ibyo dufite benshi, ntabwo twamenye uwo ari we ngo twumve ko ari mu bo dufite. kanisobanura kumva ngiye ikibazo kijeho. Icyo nasabye ni ukwemererwa gusaba umugeni. Nimunyemera ko basaba umugeni, ndababwira n'uwo nsaba uwo ari we. Abakobwa murabafite, rero ngiye munyemerere basaba umugeni mu bakobwa mufite, ndibabwiye n'izina ry'uwo nsaba. Ariko ntabwo ari umwe. ndimo mvuga na nyirasenge bayitegura ndamubaza urumve rifa, nari ndimo nsobanura uriya muvandimwe, ntabwo nari kwihutira kuvuga izina ko mufite abakobwa benshi. Nimunyemerera gusaba rwose izina ndamubabwira, nari babiri. arabanza yemererwa. Murakoze. Murakoze cyane.
yewe usanzwe nzi uriya muryango wa Stratoni nkurikije nuko dusanzwe duhana abageni n'imibanire yacu myiza, ndumva bashatse kongera bakadusaba umugeni nk'uko n'ubundi bagiye badusaba abageni tukabaha, ntabwo twabangije. Abatumvise neza reka nongere basabe mu buze ibiganza umuha amashyi menshi cyane. bariya bakobwa badushyingiye ariko ntabwo bakiri abakobwa ni abagore. Yenda reka mvuga ababyeyi n'ababwira nabo muri iki gikomeye cyane cyerekana urukundo n'uko atera umugore bajye batera umugore nk'ababyeyi babo. Yego, urakoze. Ubutaha tuzabikosora ubutaha. Ubwo rero nibo batubwiye batari ko uyu muhungu wacu twari turi mu gitaramo. Yego, umuhungu wacu Adiyeri arahaguruka aratubwira atari ko maze gukura ndumva nanjye nshaka gushinga urugo. Yitwa Dusengimana Adiyeri. Iryo zina ushobora kuba waragiye uryumva yenda wagiye uryumva. Nuko mu gihe turimo gushakisha hirya no hino bariya babyeyi badushingiye, umwe ava amatari ko murajya hihandi iwacu umuryango wa Kimana ko hakiri abakobwa muravurika muri buri. Nuko umwe muri bo twamwita ko yahise amuranga ko burya nta bukwe butagira umuranga. ubu ni wowe aratubwira ati mu muryango w'iwacu kwa Kimana hariyo abakobwa baracyahari rwose. Ati bamwe ntibarakura ariko abandi barakuze. Aratubwira ati ariko hariyo umukobwa ugejeje igihe cyo kuba yasabwa akubaka urugo. Uwo mukobwa akaba yitwa Uwamugisha Aurore Sabrina. Ati niwe mbona twasabira umuhungu wacu. Uwo mugeni witwa, ubundi mu kinyarwanda cyiza twabwiye kuvuga ko twaje gusaba umukobwa. Ubundi umuntu aba umugeni byagenze gute, ariko byaradufashe turabyihanganira turakomeza tuvuga umugeni kuko aba ari hafi. Ariko ubundi basaba umukobwa ntabwo basaba umugeni. Ubwo rero twaje kubasaba umukobwa wanyu twakunze, umukobwa witwa Aurore Sabrina Uwamugisha, niwe twaje kubasaba. Wagira ngo si icyo cyatuzanye ari iki? ngira ngo turakumvise. Urakoze. Nibaguhe n'amashyi rwose kuko ntaje kugira amashyi. Uyu muryango turimo wa Kimana twaba dushyize ku ruhembe rw'imbere, ariko niyo mpamvu yize kugiranira amasezerano twagiranye ku itariki twavuze ko umuryango wagutse, umuryango mugari tuwuteranya, kandi abagabo bavuze barayumvise, hari ibyo bakwemereye bakwemera gusa umugeni. Utubwiye n'amazina ye aricyo bibazaga. Yewe no mu mwanya nibwira ko atari we wisega cyangwa muri abo ngabo uze kutubwira n'usabira. Reka nongere mbaze yenda narabivuze ariko nabisubiramo. Umukobwa ndimo gusaba nabasaba umuhungu wacu yitwa Dushimimana Adiyeri. Adiyeri Dushimimana. Narabivuze ariko nabisubiramo. Ntabwo rero reka nongere mbaze se wabo turi kumwe hano atubwire koko niba hari, yewe na nyirasenge, hanyuma ukomeze gukomeza ujye imbere. Murakoze cyane. Nshimiye umuryango waje uyu munsi,
shimye ijambo bavuze bati turasaba umukobwa ibyo ni umukobwa kandi yemereye nyirarume. Abagira ngo rero uwo mukobwa kimwe n'abandi bari barimo ku ishuri ariko mu kanya bari bavuze ko ari hafi kugera hano uvuye ku ishuri. Ubwo icyo nkora ni ugukurikirana kugira ngo umenye ko ari hafi. Yandi magambo niba yavuze atarahari yenda ni iminota 2-3 akaba ageze hano. Nyirasenge w'umukobwa wa Mugisha nawe bizi neza nibuza aherereye cyane niwe ubuza aherereye kubarusha. Murakoze turabashimye nanjye nkaba ndi murakoze turabashimye nanjye nkaba ndi nyirasenge wa Mugisha Sabrina kubera ko nanjye abandi bankuriye babyemeye bo muri famiye bandi ba nyirarume nanjye ntabwo nabyanga. Amashyi menshi cyane ababyeyi muvuze impundu ntabwo impundu zigize zikubirirwa. Imana ikumugisha mubyeyi mwiza. Ijambo ari urugero rwawe rubuze kuba ruhire. Aragira ati nyirasenge ati nanjye ntabwo nabyanga nyirarume yabyemeye basaba babyemeye twaje twabisengera. Kandi wa Mugisha arahari rwose rero kandi wamwemerewe wakomeza ukajya mbere. N'iryo jambo mushatse nariho amashyi. Murakoze cyane. Mwumvise ko batwemerera umugeni ariko ntabwo baduhaye. Babyumvise neza ko nimuduha umugeni nimutwemerera umugeni tubakwera ko tuzi ko abakobwa banyu ni ba mukobwa jana. Ubwo rero nagira ngo mudukoshe hanyuma tubakwere nimushima inkwano ariko ntabwo muri busigaye muraduha umugeni. Ariko mbere y'ibindi byose mwese ndabashima ariko ndashaka gushimira nyirasenge w'umukobwa kuko nyirasenge w'umukobwa burya ni umuntu ukomeye cyane. Mfasha aba rwose iryo jambo uzere ryiza ntibabure n'amashyi kuko iyo ngingo y'isi ukwiye gushima nyirasenge afite n'ubwiza. bashobora kugosha inkwano bagasanga bikwije ariko nyirasenge ukavuga ubwato kwera inkwano arizo ariko ntabwo bishoboka wagira ngo rero wakoze mushimire ijambo wakoze cyane muri iyo nama izinga nyirasenge y'umukobwa ati ntabwo byambareze byemere ba wowe n'ubu umugeni ndagushimira umunsi kutaraba umugeni wanyemereye nagushimye mu magambo ariko n'ubu umugeni none ngo ndagushimye yaguhaye ariko wanyemereye yimubwira kwemereye nagushima none ntabwo umugeni reka mbe nifashe we none ariko ubwiye ngo nimudukoshe tubakwere mu gihugu. Baragira bati baje bikwije kandi kuko bigaragara uriya muryango ubona wahagurutse wikwije ugomba kutugezaho ibyangombwa byose nk'uko umuco w'abanyarwanda uri hano. Ni kumwe n'abagabo n'inyambo ntimutinye kuzitukosha ko turazifite iwacu ni i Nyanza. Ubwo nakwiharira ijambo
Murakoze Bwana Jean Marie, nk'uko ubyifuje kandi umuryango wacu, ndavuga umuryango kuko wumvishe ko byaturutse mu bagize umuryango wose, nk'uko twemeye yuko wadusaba umugeni, kandi mu muco nyarwanda nk'uko ubizi umugeni akaba agomba koga, ariko urabizi yuko nk'uko nigeze no kubivuga imiryango yacu isanzwe ibanye neza, isanzwe ihana abageni, ntabwo umuryango wacu wakugora. Murakoze cyane. Ntabwo wakugora kuko turabizi muri abatunzi, dufite n'inyambo, dutunze n'inyambo cyane rwose, turabizi hari iwanyu i Nyanza tujya tuhagenda cyane, urabizi n'umuryango wacu, ariko nawe urabizi dutunze, urabizi cyane. Ntabwo rero twakwifuza kubarongeraho ibya mirenge, ariko nanone mu muco nyarwanda urabizi yuko inkwano iri mu muco wacu. Ubwo rero twifuzaga ko mu rwego rwo guha agaciro umukobwa wacu twabasaba mukamukwa inyana nziza ebyiri, harimo inyana nziza irangije mu mahembe, hanyuma akaba ari ikimenyetso cy'urukundo hagati y'imiryango yacu. Murakoze cyane. Natanze ibyo dufite hano, hari iyi ngiyi bayita cyose cyongere ntayakire rwose nawe. iyi nayo hano hari indi ibayita boko, igahindura inka ubwatsi, kuko inka zibaho ko zarishije. Iyo ubwatsi rero bumaze gukura bubonetse, hano udagomba ishyamba, hano hari akamashini gakora ijoro n'amanywa, impamvu bakita nta joro, isaha yose kose karakora. Aka kazi ari gufasha kugira ngo izi ya nyana zize mu bwatsi, nubwo kigize kuri, ariko ni igisubizo cyane, ni ikibazo ko gifite igisubizo cyane rwose. Inka rero kugira ngo zimererwe neza ziranywa amazi. Iki ni ikibumbiro rero bitange amazi baragatondora, iki ni ikibumbiro zizajya zuhirirwamo. Noneho iki ni igicuba, aho ndaheraye reka n'umuhungu wanjye abereka uko tudahira. Abarigezi wabo niko bazitangira. Amashyi menshi cyane. Umusaza mwiza rwose wabashije kurahira. Murakoze rero, reka none umuryango wanjye twakomeze kuzindi mpano zo hagati aho ngaho rero twahoze twibaza utese inkwano z'ibanze ntazo bazanye, hari aho ujya ubona buri muco w'abanyarwanda ni mwiza kandi twese twabasanze. Iyo umuntu yagiye mu ukabona bibaye, ukabona barabishimije bakoze ibya kizungu, ariko rero reka tubashimire kuko duhaye inkwano z'ibanze.
muri ya matwatsi na za matwatsi tuzi ko muri kwiga kandi muri abatunzi reka dukomeze duhe n'uzi ijambo akomeze ajye mbere. Igeze kuba kutisabira Pierre nyamara umusi ikamusaba muri usika bidufashe. Reka mwarimu bivuze ushaka kubaza ko twazanye se nimba yamusanye yabikubwira nimba arabizi ko zo mucora niyo mpamvu tubabizi ahubwo mutuzanye tubire sizabize cyane ntabwo yakwiga bibaza. reka bijyana myiza nongere basane mu buzima biganza muhamba kimeshi cyane umukaraza mwiza neza Pierre agenda mu buryo bwiza w'iranga zo kuzamura uburyo bwiza w'iranga mwiza bashyizemo ivugamuri mwiza n'ubwiza bwawe butera itoto ndabona ubu bamaze kubwirira Pierre yuko umuryango bawukeneye bashaka kumurongutsa kuko namutumye uramutsa abakuru kandi amaso aryohewe no kumubona. Adiyeri ni kuri hafi, reka mumenyeshe yuko umubyeyi ubyara yifuje kukuramutsa. Ndabona Adiyeri baje ni benshi, nawe nababonye ariko ndabona abantu bamubaza mwabahaye amashyi menshi cyane n'abasore bari bizigira nawe twumve kuri imihigo amashyi turatambuka neza pe. uriya mwuka abasore banjye arabazi bisigara bifashamo ntabwo yirirwa mpaguruka arabazi neza. Ibi birori byacu birimo biranyura mu ikoranabuhanga bikaza gusaba muraza gutambuka aho ngaho hari umukobwa mwiza arashaka kubafata amashusho mutambuke muri abasore beza bambaye neza b'imizigira abatumvise ni bubaha amashyi menshi cyane mutambuke rwose muraza guhagarara ubwo muze kwitegera uriya mukobwa mwiza. Niba mufite amaso nk'ayanjye mureba nanjye mukaba mubona abana basore bambaye neza bimuha amashyi menshi cyane. Kandi reka nongere basabe nimba mubona aba basore hava n'umusore witwa Diyeri mukaba mubona beranye n'umukobwa wacu nawo mwongere muha amashyi menshi cyane. Ariko babyeyi muntu ntabwo zigize zikubirirwa ariko mvuze umuntu rwose nuko murabuze umuntu nkamera nk'imbyeyi irimo kubaka umwotsi. Adiyeri ugiye kubarusha intambwe ahasigaye wigira imbere uratera intambwe ya mbere abakubona baraza gukoma amashyi utera iya kabiri abakubona bakoma amashyi utera n'iya gatatu uruvaye rw'amashyi hejuru ngaho ukavuga amashyi menshi cyane ku Adiyeri ubikunze gukunda ibintu umusore ukeye udakekemuye umusore ufite amaboko yateguriwe kuvuga ubutumwa umusore ufite ibirenge byahamagariwe kujyana ubutumwa bwiza umusore w'amaso meza umusore wagiye muri salo bamukuzeho birapa nimwongere amashyi menshi cyane. Uyu musore uretse no kuba umusore gusa ntabwo apfa guseka uko abonye niyo agiye guseka arifata kuko nta musore usekagura nimwongere amashyi menshi cyane. Ariko ntabwo ubona ko bishima araza kutugaragariza amenyo abiri ahasigaye tumwongere amashyi menshi cyane aragikoze imana imukugisha. igihe
nasabye guhamagara uyu mushyikiri reka nze kubasaba kugira ngo mutambuke muze muramutse kuko nabiza umuco ntabwo apfa kuramutsa abakuru ahubwo ategereza abakuru bakamuramutsa. abandi bayanze kubasekera ngo yarasekeye abatumvise ni gukoma amashyi menshi cyane abateye mu buzima gusekera ugomba kusekera none se barabizi azi ubwenge ubwo wageze ubwenge urangira mutumisha ugire icyizere ariko hari icyo urabona ko bavuga rutuzuye neza rutuzuye neza reka da ntabwo ubuze urubaho urabona adahengana uretse ko bahagaze cyane hari icyo abura uriya mu mwanya arakibona ahubwo reka uvuga bibiri yenda niba tuzuye ariko ubundi uvuga bibiri yandi nyine niyo mvuga nyine niyo mvuga narigize ngo wavuga ko yaba afite ubumuga ubwo si byiza ko umuntu ageze uvuga birahonda aho niho ni nta handi ariko narigize ngo umwanya we birakemuka mu gihe cyiza abandi haruzuye ariko uvuga bibiri yandi rwose birakemuka yavuze Karame ati rero wakomeza murakoze mubyeyi mwiza namubonye icyabura wakoresha umwete vuba kugira ngo haze kubona umuti reka dusaba Diyeri azamura ikiganza hasigaye ababyeyi bamuramutse namwe mwite mu kuma amashyi menshi cyane yongere sabe rero kare nawe ubu abishimiye kare namwe mu kuma amashyi menshi cyane nabo nawe mubyeyi mwiza ni umubyeyi uzamura ikiganza n'amapaturo ntabwo kugira ubwo baramutse wongere uzamura ikiganza waramutse amashyi menshi cyane umubyeyi utagira ngo ntashyira n'ubwo agira amaterasi mu gihanda cye kuko ni uruhanda rw'uruhehemure adiye wakoye iwacu ntabwo apfa gukomeza kwicara ako gasonga bugari ahubwo yicara ku ntebe yitwa moruma reka rero nza kumusaba kugira ngo uze gutambuka reka uze kugira impungenge mu muryango w'urugo wawe hariya araza kuguma imbere akuyoboreye ariko baza Diyeri agenda neza mukoma amashyi menshi cyane urabibona ukuntu agenda neza patro amashyi wongera uzamura ibiganza hasigaye wongera upepere imiryango yombi ababibona namwe mukoma amashyi menshi cyane ababyeyi bivuze imirongo myinshi cyane gushima Imana nuko nuko ndabona hari abandi basigaye ariko ntazi aho baturuka nuko nuko oya singiye kuvuga ngo muri abasore b'ababwabwa ngo muri siga mu kwisanga ngo murya amandazi abantu murabona bapfa kurya amandazi oya amuha amashyi menshi cyane muri abantu ni abasore ubona bafite isuku bajya bavuga ngo abasore benshi nta suku bagira ni abasore ubona harimo n'abahanga kuko bajya baca umugani bakavuga ngo umuntu uzabona wambaye rinete wese ni umuhanga mwababonye nta muhanga barimo imuha amashyi menshi cyane akenshi bajya bavuga ngo abantu bambara amarinete akenshi baba ari abaganga agira amaze kwimariza umusore uyu nguyu w'ibiti n'igihugu uhagaze neza kumujya ngo n'ubimiti ukagira umuti mukatubwira ngo ibyo twe tubagora umuti cyane cyane kwa paracetamol iyo turimo ni mu nda rirahera umutwe urasubiza nibikunanira wigiye inyuma kuko ntabwo uri muganga unigira inyuma iyo desirageza utizeye ndabona undi musore mwiza kuko gusa n'ufite amafaranga hari umubyeyi uherutse kubyara uyu mubyeyi amaze kubyara wenda ubu ntabwo utera ipfunwe uje microstatus ni umwana wavutse ejo bavuze ngo abasigo neza ni muhaguruke
wahagurukana n'umwana wavutse ejo ubona ko uterana